Amahoro kuri mwese, nizeye ko aho uri umeze neza. Umubare munini w'abantu turi ku isi ugiye ubaza buri wese, wasanga ikintu ashyize imbere ari amafaranga. Uzitegereza abantu mu gitondo bagenda urebe uko basiganwa bihuta. Baba bagiye hehe? Gushaka amafaranga. Ese koko amafaranga nicyo kintu cy'ibanze dukeneye ngo tubeho twishimye? Kuri iyi si ni kenshi usanga abantu batunze bafite amafaranga menshi cyane, ariko ugasanga batishimye. Ugasanga harimo n'umuntu ushobora kwiyaka ubuzima, kwiyahura, kandi wareba ugasanga yaratunze amafaranga menshi. Ubukire nyabwo si amafaranga, ari nayo mpamvu intego y'ubuzima atari ugushaka amafaranga, ahubwo intego y'ubuzima ni ukubaho neza. Ugakora icyakuzanye ku isi cyose, ntusige na kimwe utagikoze, kandi wumva ko cyazagirira umumaro abo uzasiga cyangwa abazavuka nyuma. Muri uko kubaho kwawe urajya wibuka ko kubaho unezerewe cyangwa wishimye ariyo ntego y'ubu buzima, kandi kwishima no kunezerwa ntabwo ari ugusamara. Hari benshi baseka batishimye, ukabona baseka ariko barara barira. Baho wishimye, baho wishimye, nicyo nkwifuriza. Dore urutonde rw'ubukire nyabwo, kubimenya byagufasha kumenya uko ukwiriye kubaho no gukoresha igihe cyawe ufite hano ku isi. Yes. Ubukire bwa mbere, ubuzima bw'umwuka. Nk'uko tubizi, twaba twarabyumvanye abandi cyangwa tubizi ku bwacu kuko duhuje ubuzima, umuntu agizwe na roho ndetse n'umubiri. Hari inyungu nyinshi ku bantu basenga, yaba ababa mu madini nk'aya Gikristo, abayisilamu, gakondo y'Abanyarwanda n'indi myemerere yose, mu gihe uruhande urimo ubyubahiriza nk'uko bikwiriye. Hari abantu bafite indwara y'agahinda gakabije, kubatwa n'ingeso mbi zitandukanye, kumva hari icyo babura mu buzima bitewe no kwirengagiza igice cya muntu cy'umwuka cyangwa roho. Birakwiye ko ubuzima bwawe bw'umwuka ubwitaho, udashatse kuzuza igice cyawe cy'umwuka n'amarangamutima ukoresheje inzoga, itabi cyangwa ikindi cyose wakwiyegurira nk'ubusambanyi cyangwa kwinezeza wirengagije umuremyi cyangwa indi myizerere yawe. Ubukire bwa kabiri, ubuzima buzira umuze. Ubu nibwo butunzi bwa kabiri bukurikira ubutunzi bwa roho cyangwa imyemerere n'imyizerere. Uwitwa Steve Jobs dukesha telefone za iPhone yapfuye afite amamiliyoni menshi y'amadolari, ariko ayo yose ntiyari kumukiza kanseri y'urwagashya pancreas. Niyo mpamvu bikwiriye ko wakwita ku buzima bwawe cyane, ugakora siporo, ukagerageza kurya neza ibiryo bitakwangiza, ukirinda inzoga n'itabi bishobotse, cyangwa ukanywa gake, n'ibindi byose byatuma ugira ubuzima bwiza, usinzira, n'izindi nama z'abaganga. Ubukire bwa gatatu, kugira umuryango n'inshuti. Aha harimo kugira umugore cyangwa umugabo n'abana, umuryango mugari ndetse n'inshuti nyanshuti. Umuntu ufite abana, umuryango n'inshuti ni ubutunzi bukomeye buruta amafaranga abaho yose. Igikomeye si ukubagira, ahubwo ni ukubitaho, ukabarera, ukabakurikirana, bakaba bashobora kukubona mu gihe bagukeneye. Niyo mpamvu bikwiriye ko udahugira mu gushaka amafaranga gusa, ukwiriye no kuba hafi umuryango wawe n'inshuti mukamarana igihe, kuko ubu nabwo ni ubukire butangaje. Nta muntu wajya gupfa ngo avuga ati nimunzanire ya mamiliyoni yanjye nyarebe, ahubwo yahamagara kanaka akunda ati ngwino nkusezere. Aha birakwiye ko ugomba no guteganyiriza abuzukuru bawe utaranabagira, kuko umuntu mwiza asigira abamukomokaho ibizabafasha. Ubukire bwa kane, abantu. Aha harimo ko uba ugomba kugira abantu. Bajya bavuga ngo kubaho ni ukubana. Ubu bukire bugaragara cyane cyane iyo umuntu apfuye. Nibwo ubona icyo yari amariye abantu, nibwo ubona uko yabanye n'abantu n'umumaro yabagiriye. Aha uruhare runini twagiramo ni ugukunda abantu, ugaharanira kubagirira umumaro, ugakora ibikorwa byo kunganira abantu mu kubaho kwabo, nk'amavuriro, amashuri, inganda n'ibindi. Ariko icy'ingenzi ni ugukora umurimo wawe neza, icyo ukora cyose ugamije kugira umumaro ku bantu bakuzengurutse n'abazavuka nyuma. Niba ukora umuziki ukawukora n'umutima wawe wose ndetse n'urukundo, ndetse icyo waba ukora cyose bikwiriye ko ugikora n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'urukundo. Ubukire bwa gatanu, ubwenge n'ubuhanga. Birakwiye ko umuntu aba afite ubwenge mu buzima ndetse n'ubuhanga. Aha ushobora gusoma ibitabo n'ubundi buryo bwo kwiga wakoresha ukaba uri umuhanga n'umunyabwenge. Amafaranga yagufasha kugera ku butunzi,
ariko siyo butunzi. Wibuke gukora subscribe aho hasi kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu kandi zanyu. Mugire amahoro. God bless you. See you again.